Yo, Papito, Narrow Road Production, YegoB.com. Two sounds, no green P. Yeah, Gihe natakaje kirahagije kubaho ntega amaboko ndabirambiwe nari mu buyobe ntacyo mfite cyo gukora mbona byose navunitse nakozwe iby'akakabandi imisi gacibwa kare ubundi kakabikwa kure nubwo aho ngana haba kure sinzacika intege nzifashisha indeba kure come on icyo shaka ndakizi n'icyingenza murakizi nta kindi kitari inoti nanjye nkatsapa amakoti ngahunika kuri konti ndi umutwazi wavuga ati every time ndi ku kazi kandi ayo nkoreye ntakirire mu kabari ntayashora mu mishinga ngo gafatwe bikaze abaduteze iminsi bavuga ko ntacyo twakora icyo gihe ngo bibonere itandukaniro igihe watakaje mbese mbi wanyuzemo ikindi cyo gihe ngo uhindure amateka yawe y'ubuzima ndabona akazuba gatungutse hakurya n'umunsi mushya n'urugendo rushya oya ntugatinde ku byahise haguruka uhindure amateka yawe benshi tubaho nk'ahejo butari buke tubaho mu munota gusa kwizera guke nta mufungo nta mutuzo niguri bupfe ntibazakubeshye canganya gupfa ni rimwe buri munsi twumva amajwi menshi abaduca intege gusa menshi n'ay'abataka babuze intege muri uyu muvundo w'iduniya nawe urihebye mu ntambara z'urudaca barashaka intebe gira indoto buracyana ufite bugari iyo ushaka urashobora ni ruso mu mujyi uza wazanye iki ubu sufite iki wahawe ubwenge none izi saha ufite iki nashize umubiri na roho muri uyu muziki naje kuri nsayidira nta nzara y'izi niki gringo mawuzinzi rimpi alhamdulillah ijoro ribya uyu munsi maniga YegoB.com. igihe watakaje mbese mbi wanyuzemo ikindi cyo gihe ngo uhindure amateka yawe y'ubuzima namugisha uzaza ngo uture kuko wategeye ibiganza bifite ngaho kora ibyawe n'izo nyungu zawe focus your future. Don't waste your time.